Murakaza neza kuri Kigali Talent Magazine. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru zisanzwe y'umukinnyi w'icyamamare muri Bollywood, Inde Hrithik Roshan. Turasesengura uko yabaye umwe mu bakinnyi ba action bakomeye mu Buhinde, uburyo yatsinze ibibazo byinshi, ndetse n'uko yubatse izina rikomeye ku rwego mpuzamahanga. Niba ukunda filime ya action mu Bihinde, iyi documentaire igenewe, cyangwa se niba ukunda ibihinde bimwe bikubita imigeri, ntugende utabonye amakuru yose kugeza ku musozi. Jye mugiye kubana ni Remy Nkurunziza. Ubundi uyu mukinnyi tubona Hrithik Roshan ari icyamamare, ubuzima bwe ni gute yatangiye ate gukina filime? Hrithik Roshan yavukiye mu Mumbai mu Buhinde kuwa 10 Mutarama 1974. Ni umuhungu wa Rakesh Roshan uzwi cyane nk'umukinnyi, umwanditsi n'umuyobozi wa filime. Akiri muto yagaragaye muri filime nke, ariko ntiyarazi neza ko azaba icyamamare. Yagize ibibazo byinshi birimo gutinya kuvugira imbere y'abantu ndetse no kugira ikibazo cy'imiterere y'umugongo cyari gishobora kumubuza kubyina no gukina filime za action. Nubwo bimeze bityo, ntiyigeze acika intege. Ubundi urugendo rwe yarutangiye ate? Mu mwaka wa 2000 yasohoye filime ye ya mbere nk'umukinnyi mukuru, ndetse nka acteur principal muri iyo filime. Ayita Kaona Pyar Kiya. Iyi filime yabaye intsinzi ikomeye cyane, imuhesha ibihembo byinshi, ndetse ihita imugira umwe mu bakinnyi bakunzwe cyane muri Bollywood. Abantu batangajwe n'uburyo abyina, ndetse n'uburyo yari afite imiterere myiza y'umubiri itangaje. Uko yahindutse umukinnyi wa filime za action, mbese byagenze bite? Nyuma y'iyo ntsinzi iyo filime yari amaze gukina, Hrithik Roshan yatangiye guhabwa amahirwe yo gukina filime za action. Yakoze imyitozo ikomeye, ajya gym kugira ngo ibikorwa byinshi biboneka muri filime abe ari we ubikina cyangwa se abe ari ubigaragaramo, aho gukoresha abandi bamusimbura. Ibi byatumye abafana benshi bamukunda kurushaho. Mbere na mbere, umwaka wa 2006 yasohoye filime bita Krish. Ubaye utayize waba ufite n'ikibazo. Ni imwe mu mafilime yakunzwe cyane mu Buhinde. Ubundi iyi filime imeze ite? Umwaka wa 2006 yasohoye filime yitwa Krish. Iyi ni imwe muri filime za mbere zo mu Buhinde zigaragaza intwari ifite imbaraga zidasanzwe. Hrithik yakinye agerageza kwirukanka cyane, gusimbuka, kurwana, ndetse no kurinda abaturage. Krish yabaye imwe muri filime zakunzwe cyane muri Bollywood, ndetse iza gukurikirwa n'izindi nka Bang Bang. Mu mwaka wa 2014 Bang Bang nibwo yasohotse. Iyi filime yuzuyemo kurasana, kwiruka ku modoka, indege, ndetse n'ibindi bikorwa bikomeye. Abasesenguzi benshi bashimye uburyo yakinye ibi bikorwa byinshi bya action. Haje gukurikiraho indi filime yitwa Kabir. Nubwo Kabir atari afite ishingiye kuri action, Hrithik yerekanye ko ashobora gukina filime ikomeye y'amarangamutima, igakora abantu benshi ku mutima ku isi yose ndetse muri rusange. Yakinnye umuntu utabona, ushaka ubutabera nyuma yo kubura uwo yakundaga. Iyo filime yerekanye ko ubuhanga bwe butarangirira gusa ku mirwano, ahubwo ndetse ashobora gukora na filime igakirigita imitima ya benshi, ikabakora ku mutima. Umwaka wa 2019 yasohoye Igisosu bita War. Muri iyi filime akina ari kumwe na Tiger Shroff. War yabaye imwe muri filime zinjiza amafaranga menshi muri Bollywood muri uwo mwaka wa 2019. Na War kabiri yasohotse. Yarimo imirwano ikomeye, gukoresha intwaro, moto, imodoka ndetse n'indege.
Abantu benshi bavuga ko iyi ari imwe mu filime nziza za action Hrithik Roshan yakinnye mu buzima bwe. Mwaka 2022 yakinnye filime bita Vikram Vedha. Yakinnye umuntu ufite ubwenge bwinshi kandi uzi kurwana. Abafana bashimye uburyo yagaragaje imico itandukanye ndetse n'imikinire ye. 2024 yasohoye Fighter. Iyi filime ivuga kuri Special Forces z'igihugu zirwanira mu kirere. Hrithik Roshan yagaragaje ubuhanga mu gukina ibikorwa byo mu kirere no mu mirwano. Filime yakunzwe cyane kubera amashusho yayo n'uburyo ibikorwa byakozwe. Ese Hrithik Roshan kubera iki amaze kwigarurira imitima ya benshi ku isi ndetse no mu Buhinde? Ikintu cya mbere, Hrithik Roshan akina neza. Ku bazi filime ze nta gupacapaca. Icya kabiri, Hrithik Roshan azi kubyina pe ku rwego rwo hejuru. Gatatu, ajya gym bihoraho, mbese akora imyitozo ihoraho, body ye ihora iri fit ndetse igaragara neza. Kane, ibikorwa byinshi bya action ubwe niwe ubyikinira, nta gupacapaca. Niba akeneye gukubitwa arakubitwa, mbese ubone ko ari action ayirimo neza. Icya nyuma, ahora ashaka iterambere ndetse kuba beta mu byo akora byose muri filime ze. Ni umwe mu bakinnyi bafite abafana benshi ku isi. Nubwo yahuye n'ibibazo byinshi akiri muto, Hrithik Roshan ntiyigeze acika intege. Yabaye urugero rwiza rwerekana ko gukora cyane, kwihangana no kwizera inzozi bishobora kugeza umuntu ku ntsinzi. Ni umwe mu bakinnyi ba action bakomeye amateka ya Bollywood azahora yibuka. Murakoze kuba mwakurikiye iyi documentaire. Niba mwayikunze mukande like, mwandike igitekerezo muri comment, cyangwa se undi muntu wifuza ko twazavugaho ubutaha. Kandi mwiyandikishe mukanda subscribe kuri Kigali Talent Magazine kugira ngo mukomeze kwakira izindi documentaire n'isesengura ry'amafilime agiye atandukanye. Murakoze, tuzongera kubana mu kindi kiganiro.